kingdom hajya kwisubiza ibyo nambuwe aho kugira ngo ajye muri ye tribe arajya muri Jing kingdom 不管殿下 aho rimwe 便会搭上100年 cultivation yawe 修为。 imyaka igihumbi umaze ukative muri cabin 水生 nabwira abantu bose bitegure imigozi iraziritse hakuno hose ntari mpamvu abantu bose bari inshuti na Yebincang wabajyanye ukajya kubata induba ukabaha uburozi ubarogesheje spring silicone. Ikibazo kirahangana iki ngiki ko wari uzi ko ibyo bintu wabikoze kandi itazakugaruka kuki byarangiye ari we bigarutse yani bavuga ngo akibuka mugarura wari waroze Yebincang mukuru wawe ndetse n'igikomangoma cya gatandatu ariko birangira bikugarukiye birangira ari giye uri ubwo burozi nawe birangira twisanze muri situation birangira dushyingiranwe kandi mwibuke koko barabitubwiye ukuntu byagenze urakeka ari impamvu yatumye birangira aso ahantu hose ibintu byose yarabirebaga mbere yuko habaho kinzi ateye impuhwe 给谁看？ byose bye bimbwiye iki 是要叫他失了真， ndagira ngo abure ubusugi bwe 而且要施给那个肥头大耳的 kandi abutaye kuri nyamunini sha igikomangoma Wuning yashaka kuko Wuning 武宁王， na Yebincang aribo baryamana ntago ari igikomangoma cya gatandatu n'igikomangoma cya gatanu 让所有 kugira ngo atume we n'igikomangoma cya gatandatu badashakana kubera ko Yeziu yakundaga igikomangoma cya gatandatu filime ira 吃下了萧良的点心。 我原本计划撞翻他的点心，谁知道 nari mbizi yuko ibintu uburenganzira cyangwa se bamuhaye amakuru yuko namara kwica Tata Jin twarabibonye azagenda agashimirwa umuryango ukabohorwa agahabwa n'inzu akabaho neza bose bari bemeye kumugambana ngira ngo murabyibuka